afuhira umugore we, niba umugore afuhira umugabo we, reka mwibire ibanga ko Imana ifuhira umurimo wayo. Kubwiriza bisigaye bireberwa ku mafaranga, ko umuntu yambaye uyu munsi wa gatanu umutuku, ejo akambara umuhondo, ejo akambara ubururu, ejo akambara move. Nabyo ni byiza guhindura iyo myenda, ariko ntabwo arimo turibonera Imana. Kenshi uzasanga umvise amakuru aturuka i Siyoni. ndagusuhuza mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Umugisha w'Imana uze kubana nawe, kandi urukundo rw'Imana no gukomera no gukiranuka bikugote bikuzenguruke mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amahoro y'Imana rero akubeho, kandi imbabazi z'Imana no gukomera k'Uwiteka bize ku buzima bwawe. Ineza y'Imana ikuzenguruke mu izina rya Yesu Kristo. Ineza y'Uwiteka ikubonekeho mu mbabazi z'Imana. Rero nje kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana uyu munsi, kandi abizi neza ko uri buze kuryoherwa. Ndabizi ko uri buze kuryoherwa. Icya mbere baza ukore subscribe, ukore like, nabyo ni ngombwa. Ushimo na commentaire, nta kibazo bitwaye. Commentaire ushimira Imana ko Imana yaguhaye kuramuka, ushimira Imana ko hari ibyo yakoze ku buzima bwawe, ushimira Imana ko ari igitangaza nibura yaba yarakoze. Tangira ushimira Imana, wandikemo ushimira ibitangaza Imana yakoze. Kuba waramutse ubwabyo ni igitangaza, kuba uhumeka ubwabyo ni igitangaza, kuba uri kuvuga ubwabyo ni igitangaza. Ibyo bitangaza rero Imana yakoze, banza ubishimira Imana, banza ubihimbarizeho Imana. Vuga ngo ndagushimiye Mana ko wangiriye neza. Uwiteka rero aguha umugisha aho waba uherereye hose. Imana yaguhaye ishimwe rikomeye, nuko yaguhaye guhumeka, igaguha kubaho, ikaguha kureba. Birashobora kuba unakirwaye, unarwaye, ariko ihangane. Nubwo waba urwaye, mugambi w'Imana uracyakuriho. Impamvu kikuriho ni uwuhe? Nuko ukiri muzima ugihumeka. Ubwo ugihumeka rero, twizeye kuri bubeho mu izina rya Yesu. Imbaraga zikomeye z'Imana reka zikugote, kandi umugisha w'Imana uze ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Nyemera dusenga Imana muri kano kanya, twinginge Uwiteka tumusabe ngo Mana ngwino ubane natwe muri iri jambo ryawe. Nyagasani Uwiteka, ni wowe nyine waremye isi n'ijuru. Uri Imana y'amahoro, uri Imana y'amasezerano. Iyo uvuze biraba, iyo utegetse birakomera. Witwa Uwiteka, niryo zina ryawe. Witwa Imana ishobora byose. Witwa Imana y'icubahiro. Witwa Imana y'urukundo. Witwa Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Uwiteka rero niryo zina ryawe. Ndakwingize mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo ukuboko kwawe konyine kuze kubana natwe, kandi umugisha wawe utuzenguruke. Imbabazi z'Imana zitubonekeho, ubuntu bw'Imana utwuzure, igitinyiro cy'Imana kitubonekeho, kandi ijambo ryawe rize kubana natwe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Reka nguhe ikaze mu ijambo ry'Imana. Nkuko bisanzwe ni Reverend Pasteur Ishimiye. Reka twifashishe ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa mu gitabo cya Yesaya. Turasomamo ijambo ry'Imana mu bice 35. Turasoma ku murongo w'8. Aravuze ngo, kandi hazabayo inzira nyabagendwa. Iyo nzira zitwa inzira yo kwera. Abacunguwe imitima, abanduye imitima ntibazayicamo, ahubwo izaba iy'aba bandi. Abagenzi naho baba ari abaswa ntibazayiyoba. Nta ntare izahaba, inyamaswa yose y'inkazi ntizayigeramo, ntibizayibonekamo, ahubwo abacunguwe nibo bazayinyuramo. Abacunguwe n'Uwiteka bazagaruka bagere i Siyoni baririmba, ibyishimo bihoraho bizaba kuri bo. Haleluya. Bazabona umunezero n'ibyishimo, kandi umubabaro no gusuza umutima bizahunga. Amen. Haleluya. Imana iduha umugisha. Iri ni ijambo ryasubizamo umugenzi wese ibyiringiro.
ari inzira, kuki bavuze ngo iyo nzira izitwa inzira yo kwera no gukiranuka? Impamvu, haleluya, haleluya, impamvu ni uko hari inzira nyinshi. Hari inzira ifunganye, akaba n'inzira y'igihogere. Hanyuma kugira ngo uzagere muri uru rurembo ni ukunyura mu nzira ifunganye. Biravuze ngo inzira ifunganye izanyurwamo bake, ngo ariko kandi inzira y'igihogere inyurwamo n'abantu benshi. Kubera iki? Kubera ko inzira ifunganye iraruhije, ariko inzira y'igihogere yo ni nyabagendwa. Ariko harimo ijambo rimwe nshaka kuvugamo. Harimo ijambo rivuga ngo iby'Imana bishurirwa n'abayibona bugufi. Iby'Imana bishurirwa n'abayiri hafi. Iyo utari bugufi bw'Imana ntabwo wahishurirwa iby'Imana. Oya, utari hafi y'Imana ntabwo iby'Imana wabihishurirwa. Umva, reka nsubiramo rimwe. Iby'Imana bishurirwa n'abayiri bugufi, abayiri hafi nibo babibona. Kandi ndashaka kwibutsa ko si ngombwa ko ubaza kubaza Imana cyangwa se ngo waze bakubwira babiguhanurire uko ugomba kwitwara. Wowe ubwawe wakaba imaze gusobanukirwa uko ugomba kwitwara mu bumana no mu bukirisitu, batagomba kubiguhanurira. Reka mubwire impamvu. Imana tugire neza cyane. Ibintu byarahindutse, byamaze kwivangavanga. Ubundi abakristo bari batuye mu mbaraga z'umwuka wera, bari batuye mu bukristo, bari batuye mu rukundo, bari batuye mu bumwe. Ariko muri iyi minsi ubukristo busigaye burerwa ku mafaranga. Nimunuka amafaranga ni meza, nayo ndashaka. Ariko ubukristo busigaye burerwa mu mafaranga. Kubwiriza bisigaye bireberwa ku mafaranga. Ku muntu yambaye uyu munsi wa gatanu umutuku, ejo akambara umuhondo, ejo akambara ubururu, ejo akambara move. Nabyo ni byiza guhindura iyo myenda, ariko ntabwo arimo turibonera Imana. Kenshi uzasanga abantu Imana ari bayirebera aho ngaho. Uzasanga cyangwa zabaye nyinshi, umwuka aragenda. Ariko reka mubwire, ntabwo turi buze kubonera imyenda mu nzu, ntabwo turi buze kubonera imyenda ntabwo turi buze kubonera Imana muri vewiti, ntabwo turi buze kubonera Imana mu myenda myinshi, ntabwo turi buze kubonera Imana muri etaje. Etaje ni nziza, n'uyirimo yabona Imana, ariko simwe turi buze kuyishakira. Imana ituye muri wowe. Bibiliya yavuze ngo ingunzu zifite imyobo, ngo ariko umwana w'umuntu yabuze arambika umusaya. Kubera iki Yesu yavuze aya magambo? Kubera iki yavuze aya magambo Kristo? Icyambere, yari amaze kubura imitima y'ubwoko bw'Imana, yari amaze kubura imitima y'abantu. Yasajya mu mutima w'umuntu agasanga havanzamo n'ubujura. Yajya mu mutima w'umuntu agasanga harimo ubwicanyi. Yajya mu mutima w'umuntu agasanga harimo kugambana. Yajya mu mutima w'umuntu agasanga wuzuye ubusambanyi, agasanga wuzuye amatiku, agasanga wuzuye ubucabiranye. Ariko reka ngutangarize ngo icyo Imana ishaka nuko abantu bahinduka. Reka nkubwira ngo ubukristo ntabwo tuza kubureba mu mashuri. Bibiliya yavuze ngo iyo nzira izitwa inzira yo kwera no gukiranuka. Haleluya! Ngo abanduye imitima nibo bazayinyuramo. Umvira ijambo. Abatanduye imitima nibo bazayinyuramo. Abanduye imitima ntabwo bazayikandagiramo. Abanduye imitima ntibazayigeramo. Imana ishimwe. Haleluya! Abanduye imitima torostipirima ntabwo bazayikandagiramo, ngo ahubwo ngo izaba iy'aba bandi. Ni bande? Ni abakiranutsi b'Imana, ni abantu bavuzweho n'Imana, ni abantu. Haleluya! Reka nkubwire, Bibiliya yavuze ngo aba bagenzi naho baba ari abaswa, ngo iyo nzira ntabwo bazayiyoba. Reka nkubwire ngo
icyongereza ni cyiza nanjye ndagikunda, nshaka no kukiga ngo nyimenye neza. Ariko reka nkubwire, waba uzi icyongereza, waba utakizi, waba warize garidiyene, waba utayizi dosipirima, waba uzi gusoma, waba utanabizi, waba ureba, waba utanareba, ugendera ku ngoni y'abatabona, upfa gusa kuba ufite umutima utunganiye Imana, ufite umutima uboneye. Iyo nzira uzayijyamo, iyo nzira uzayikandagiramo, iyo uzayigenderamo, iyo nzira nta muntu n'umwe uzayiguhagarikamo. Haleluya! Ndabizi neza ko, reka nkubwire, muri iyi minsi hari ibintu bimaze kwihindura. Umuntu ari kujya gusenga ngo Mana ngo ubanza ubimbwireho, ngo ubanza ngo biriya byaha ubimbwireho menye uko mbivamo. Biriya byaha banza ubimbwireho menye uko mbivamo. Ngo ubanza umbwire kuri kiriya kintu ngo numve uko kimeze. Ibyo bintu by'ubupfumu no kuraguza, ibyo ntabwo bikenewe. Ahubwo wowe umutima wawe niwo Imana ishaka. Imana ikeneye umutima wawe. Imana ikeneye ko iza kuvugana nawe. Imana ikeneye ko uyu munsi wa none ubwiza bw'Imana bukumurikira. Imana nta kindi ikeneye. Ikeneye ko imbabazi z'Imana zikuzaho. Imana ikeneye ko wakira favor. Imana ikeneye ko wakira urukundo rw'Imana. Imana ikeneye ko wakira ubutware bw'Imana. Imana ikeneye ko wakira icyoro cy'Uwiteka. Icyo ni cyo Imana ikeneye, nta kindi. Imana ikugire neza. Imana ikeneye wowe. Imana ikeneye ubwiza bw'Imana mu buzima bwawe. Imana ikeneye imbaraga z'Imana kuri wowe. Imana ikeneye urukundo rw'Imana ku buzima bwawe. Nta kindi kintu gikomeye Imana ikeneye. Imana ikeneye imbabazi z'Imana, tostikere bonema, ko wakira imbabazi z'Imana. Imana ikeneye ko wakira ubuntu bwayo kuri wowe. Imana ikeneye ko wakira icyoro cyayo kuri ubuzima bwawe. Imana ikeneye kuhinduka. Reka mbabwire, niba umugabo afuhira umugore we, niba umugore afuhira umugabo we, reka nkwibire ibanga ko Imana ifuhira umurimo wayo. Imana ifuhira abantu bayo. Imana ifuhira icyo yakoze n'icyo yateganyije. Nta kindi Imana yakoze cya mbere gikomeye. Yatanze umwana wayo w'ikinege ari we Kristo Yesu kugira ngo, haleluya, ariko haracyari ibyiringiro. Biravuze ngo nta giti cyatemwa kitongera gushibuka. Nshuti yanjye, nubwo wowe waraguye, ariko uyu munsi wa none biravuze ngo kanguka, Kristo Yesu abone uko akumurikira. Imana gushaka, Imana igukeneyeho kugira ngo uhaguruke uyikorere, wongere ukore, ihangane ukore. Haleluya! Imbaraga zikomeye z'Imana ziza ku buzima bwawe, kandi igitinyiro cy'Imana no gukomera k'Uwiteka bikugote bikuzuye. Amahoro y'Imana kugote, kandi imbabazi z'Imana zikubeho, icyuya cy'Uwiteka Imana kikuzeho, umugisha w'Imana ukuzenguruke, imbabazi z'Imana zikuzenguruke, ubwiza bw'Imana bukuzure, amahoro y'Imana akubonekeho mu izina rya Yesu. Haleluya! Bibiliya yavuze rero ngo iyo nzira izitwa inzira yo kwera no gukiranuka. Abanduye imitima ntibazayinyuramo, ahubwo izaba iy'aba bandi. Kandi ngo ni inzira y'amahoro. Haleluya! Intare ntizayibonekamo. Ibiteye ubwoba ntibiyirimo. Nubwo duhura n'ibibazo, nubwo duhura n'ingorane, ariko niwizera Kristo Yesu, uraza kwakira urukundo rw'Imana, uraza kwakira umugisha w'Imana, uraza kwakira igitangaza cy'Imana. Haleluya! Biravuze ngo tuzagaruka i Siyoni turirimba, twuzuye umunezero, twuzuye igitangaza. Niwizera ijambo ry'Imana, niwizera imbaraga z'Imana, niwizera ubutware bw'Imana, uraza kwakira icyoro cy'Uwiteka. Imana iguhe umugisha. Haleluya! 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 Kwa data hari amazu, kwa data hari amazu. Aya mazu yaramaze kurimbishwa, aya mazu yarateguwe, arimo n'iyawe, arimo n'iyanjye. Yesu aradutegereje, Yesu ategereje itorero, Yesu ategereje abera,
ategereje abacunguye. Haleluya! Agiye guhamagara. Mbese izina ryawe ryanditse mu gitabo? Mbese izina ryawe riranditse? Mbese izina ryawe niba rihamagara uzitaba? Ese uriteguye? Sinzi ahantu uri. Ese uriteguye? Sinzi ukuntu byakiriye. Imana ikugire neza, kandi ubuntu bw'Imana no gukomera bikugote bikuzenguruke. Mwene data, uyu munsi none hinduka. Mwene data hindukira. Mwene data izere kugira ngo Yesu akugire neza. Va mu byo wari urimo, dust kinima, hinduka rwose. Umugambi w'Imana ukuzeho mu izina rya Yesu Kristo. Imana ikugire neza, kandi marayika w'Imana kwiteho. Ubuntu bw'Imana no gukiranuka bikugote bikuzenguruke mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amahoro y'Imana abane nawe. Reka ngusengera Imana, reka mwingingire Uwiteka, kandi uburinzi bw'Imana gukomera no gukiranuka kw'Imana bize ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ese ufite ikihe cyifuzo? Waba waraguye? Ese wasengaga ariko ucitse intege? Izera imbaraga z'Imana. Izitwa inzira yo kwera no gukiranuka. Abanduye imitima ntibazayinyuramo, izaba iy'ababandi. Nyagasani Uwiteka, uri Imana ishobora byose. Uri Imana ifite imbaraga. Uri Imana ifite ubutware. Uri Imana ifite ubushobozi. Sengeye mwene data, sengeye mushiki wacu, sengeye umupapa, sengeye umumama, sengeye umukobwa, sengeye umusore. Izina rya Yesu. Ashobora kuba afite ibyaha, ashobora kuba ari mu byaha by'ubusambanyi, ashobora kuba mu byaha byo kunywa inzoga, ashobora kuba mu byaha byo kunywa itabi n'urumogi, ashobora kuba byaramunaniye, ashobora kuba yarakijijwe agasubira inyuma, ashobora kuba akijijwe atarizera. Ndasenze ngo mu izina rya Yesu ukore igitangaza kandi wigaragaze. Ubuntu bwawe n'amahoro yawe bize kubana natwe, kandi imbabazi z'Imana zitubeho cyane, zitwuzure, zitugote. Icyubahiro cy'Uwiteka kitugote, kituzenguruke, kuko ari wowe wenyine waremye isi n'ijuru. Ineza yawe nituzenguruke, kandi ubuntu bw'Imana butwuzure, kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amahoro y'Imana abane nawe, kandi imbabazi z'Imana gukomera bikugote bikuzenguruke mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Uwiteka akurinde, cyo cy'Imana kikugote mu izina rya Yesu Kristo. Amen.